mbere yo kugaya umugore wawe ku makosa mabi akoze, banza urebe niba nta kindi kintu cyiza agira mu buzima bwe. Banza ushime ibyiza basi mbere yo kumuhanira ibibi. N'umwana nuko. Nitukaba abantu babi tureba ibintu bibi gusa, usanga umuntu ahora mu bintu bibi gusa. No. Mbere yo kureba ikintu kibi, banza urebe niba nta kintu cyiza wakura ku muntu. Uyu mugabo yaravuze ngo nutaba imirimbanyi y'ubuzima bwawe ku isi, isi izaguhirimbiza yo ubwayo. Donnie Yen yizera ko kuba imirimbanyi, kuba inyeshyamba ku buzima bwawe ari ibintu byemewe. Iyo utabaye inyeshyamba ku buzima bwawe ku isi, isi izagushyira mu ishyamba ryayo. Nuko bimeze. Yaravuze ngo hari igihe ugeramo mu buzima kikagusaba byihutirwa kwipima, ugasuzuma uko ubuzima bwawe buhagaze hagati y'ukuri n'ikinyoma. Hari igihe ubuzima urimo nonaha bwaba bugusaba gusa akantu gato cyane kakunaniye mu buzima, ako kantu ni ukuri. Hari igihe uba ubaho ubuzima bw'ikinyoma bukangiza buri kimwe cyose mu buzima bwawe. Nubona inzira zawe zose zireba amacuri, ibyo ugerageza byose ukabona ntabwo biguhira, uzicare wisuzume urebe. Hari igihe uzasanga ubuzima bwawe bwose bushingiye ku kinyoma, ari nayo mpamvu nabwo bukubeshya. Nibyo mpora mbabwira, ubuzima iyo bujijishije nabwo burakujijisha. Isi iyo uyijijishije nayo irakujijisha. Donnie Yen yaravuze ngo gufata umwanzuro n'ibyemezo bishingiye ku kuri, utitaye ku byo abantu bari buvuge no kubiyemeraho. Hari abantu babaho biyemera gusa ubuzima bwe bwose, akajya afata imyanzuro ashingiye kuko abantu bamufata, nyine abantu bamuzi yuko ari umuntu urenze kandi nta kintu agira. Ubwo ni ubuzima bw'ikinyoma. Donnie Yen yaravuze ngo iteka ryose iyo umbajije inama igihe wifuza kuba umukinnyi wa filime, mubwira ijambo rimwe gusa: kugera ku nzozi zawe zo kuba igihanganye muri sinema ntabwo bituruka ku buhanga ufite cyane, ntibinaturuka ku buryo iyo filime imeze ubwayo, ahubwo bizaturuka ku bantu bazareba iyo filime yawe. Ushobora kuba ukora ibintu byiza ukanabikora neza cyane kurusha abandi bose, ariko iyo bitagera ku bantu benshi nta kintu ibyo ukora byakumarira cyane. Burya umubare w'abantu ibikorwa byabo bigeraho niwo ufite agaciro kurusha n'ukuntu ibyo bikorwa byaba bimeze. Yego n'ibikorwa bigira uruhare mu kugera ku ntsinzi, ariko icya mbere uzareba mu gukabya inzozi kuri Donnie Yen, uzite ku mubare w'abantu bazareba ibikorwa byawe. Ntabwo ari uko abakina filime inaha iwacu atari abahanga, ahubwo kuba ibikorwa byabo bigarukira hano hafi nibyo bituma batagera ku rwego rushimishije kurushaho. Ntabwo ari uko aba ba Donnie Yen aribo barenze cyane, yego baranarenze yego, ariko kuba bafite platform ituma ibikorwa byabo bigera ku isi yose bituma baba ba mbere ku isi mu bintu byose. Nawe nujya gukora ibikorwa jya ubanza wite ku bantu bazabireba. Niyo mpamvu abahanga bakubwira bati ibikorwa byawe jya byamamaze nyine abantu benshi bamenye ibikorwa byawe. Iyo ufite umubare munini w'abantu bazi ibikorwa byawe, hanyuma hakiyongeraho ku bikorwa byawe birenze bimeze neza, uko byagenda kose intsinzi uyigeraho. Uyu mugabo yaravuze ngo iyo witegereje neza filime zanjye ubona umutima wanjye n'urukundo rwanjye. Isomo rikomeye twakwigira kuri iri jambo rya Donnie Yen: burya buri kimwe cyose uzaharanire kugikora ku buryo umuntu wese ibikorwa byawe bigeraho azabibonemo umutima wawe, azabibonemo urukundo. Ushobora kuba uri umutetsi, ushobora kuba uri umubaji, icyo waba ukora cyose kizakundwa n'abazakibona ko wagikoranye umutima n'urukundo. Nigeze kubabwira impamvu ibiryo byo muri resitora bitazigera na rimwe biruta ibyo mu rugo. Ibanga ryo guteka neza ntabwo ari ibirungo n'ibiryo biryoshye, ahubwo ni urukundo uwabitetse yari afite. Muri resitora baba batekera abakiriya nta muntu, harimo amaresitora amwe n'amwe batanabyitayeho. Niyo mpamvu ibiryo byaho nyine bihora ari ibiryo by'ifaranga, ni ibiryo bishaka inyungu gusa. Ariko ibiryo byo mu rugo impamvu biryoha ni uko babiteka mu rukundo. Umugore atekera umugabo we harimo n'urwo rukundo, agatekera abana be harimo n'urwo rukundo. Niryo banga ryo guteka. Ikintu cyose ukoze rero kuri iyi si gishyiremo urukundo. Niba umuntu akubwira ati mbariza intebe, yibaze neza rwose washyizemo urukundo, ngaho ariwe uri kubyikorera, ndakubwiza ukuri uzagera ku ntsinzi. Ikintu cyose ukoze, niba unaragira, niba unahinga, hingana urukundo. Waba koropana urukundo. Waba uri umusekirite, ucungishije urukundo, ubicunge nk'aho ari ibyawe.
abantu babona umutima mu bintu ukora mu bikorwa byawe. Iri ni ibanga ryo gutsinda Donnie nakubwira. Yaravuze ngo igihe cyose udafite ahantu ho kwerekeza, igihe cyose utabona neza ejo hazaza hawe, aho gucika intege, inama nakugira ni ukugerageza ibintu byose ubonye ntawamenya. Iri ni isomo nigiye mu gukina filime. Buri mukinnyi mwiza wese ushaka kugera kure ni wa wundi uba ushaka kugerageza ibintu byose. Yaravuze nk'uko muri filime ibikorwa bijyana n'imyitwarire, no mu buzima busanzwe niko bigomba kugenda. Igitandukanya abantu bakora ibikorwa bimwe ni imyitwarire buri umwe agira. Mwese mushobora kuba mufite resitora ariko imyitwarire yanyu ikaba itandukanye, umwe akunguka undi agataha. Bamwe baratsindwa abandi bagatsinda kandi bakora ibintu bimwe. Ikibatandukanya ni uburyo bitwara, imico, imyitwarire, ikinyabupfura. Iyo ukora neza hakiyongeraho n'imyitwarire myiza, nta cyakubuza gukabya inzozi. Niba akazi kawe ari ukuba umupolisi, Donnie arakubwira ngo byaba bisekeje uhora wicaye ahantu hamwe. Akazi kawe gakwiye kujyana n'imyitwarire. Iyo bibusanye buri gihe birangira nabi, ntacyo bikumariye. Donnie yaravuze ngo ntiwagera kure udafite abantu ureberaho. Ikibi ni ukubigana. Kuri njyewe Bruce Lee niwe ndeberaho ariko ntabwo mwigana. Yaravuze ngo nujya guhitamo akazi uzakora, uzatekereze ku bintu bibiri: ibigutunga, urukundo, ibyishimo n'ubwisanzure. Ni nka bya nimba mbabwira, no kuba nujya guhitamo akazi, reba ako kazi niba uzagakuramo amarongo, niba uzagakunda, niba uzagakuramo ibyishimo, niba kazanaguha n'ubwisanzure bwo kugaragaza icyo ushoboye. Ibyo mbona mbabwira ngo niba akazi utagakunze kakaba nta mafaranga kaguha ahagije yaguhindurira ubuzima, nta n'ibyishimo ugakuramo, nta n'ubwisanzure none ukabonamo. Burya ufite ubwisanzure mu kazi urigaragaza n'abandi bantu bakaba bakubona. Ariko ibyo bintu bine Donnie niyo utabifite mu kazi, udahinduye page waba ubara nabi. Donnie yaravuze ngo kora ku buryo uzagira abantu bakureberaho, abantu nyine bakurikiza ibyo ukora, aho guhora buri gihe ari wowe ukurikira iby'abandi. Ujye wisuzuma mu kazi ukora, urebe niba hari byibuze umuntu umwe ukurikira ibikorwa byawe mu mukorana. Ujye uharanira kutaba uwanyuma mu kazi ukora. Reba ahantu ukorera urebe ese baje kugabanya abakozi, ndi mu bagenda. Nusanga urimo umenye ko ugifite urugendo rurerure. Donnie yaravuze ngo niba bitarakubaho mu buzima ngo usabwe n'ibyishimo usuka amarira yabyo, ukeneye kwitekerezaho kabiri. Kora ku buryo imirimo y'amaboko yawe ishimwa n'abantu n'Uwiteka, ku buryo amarira yawe amanuka kubera urwego ugezeho ugereranyije n'aho waturutse. Abantu bavuye kure habi bakagera kure heza, nibo babasha kumva uburyohe bwo kwishima ukanarira icyarimwe. Hari urwego ugeraho wasubiza amaso inyuma amarira akagwa kubera ibyishimo. Warabiharaniye, warabikoreye. Bakundi wigomwa imyaka 4 ukabaho imyaka 40 ubuzima buhagaze neza. Donnie yaravuze ngo nta muntu n'umwe uhanganye nawe kuri iyi si. Iri jambo ryasubiwemo n'abagabo benshi. Umuntu wenyine uhatanye nawe muri ubu buzima ni wowe ubwawe. Renga akazitiro ko kwirirwa wigereranya n'abandi. Gereranya ubuzima bwawe ukurikije uburyo iminsi irutana. Niba uyu munsi ubayeho bitandukanye n'ejo hashize, imvune ufite ziri munsi y'izo wahuye nazo ejo hashize, ubirimo neza. Ntukagereranye ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Nujya kwigereranya ujye wigereranya ukurikije uko wahoze n'uko umeze uyu munsi. Ntukigereranye n'abandi. Nta buzima busa. Ubuzima ntabwo busa. Nk'uko abantu batandukanye n'ubuzima buratandukanye. Mu magambo yose Donnie yavuze nasoreza kuri aya ngaya. Yaravuze ngo kora ku buryo ugera ku rwego wunguka nta mvune bigusabye. Iyo ugitangira umushinga uba ugomba kuvunika cyane kurusha uko wunguka, birumvikana. Ariko ikizakubwira ko hari urwego ugenda ugeraho ni igihe uzabona noneho imvune zawe ari nke ugereranyije n'uko uri kunguka. Ariko igihe imvune zijyana n'umushahara, uracyari hasi. Igihe imvune ari nke ugereranyije n'akazi ukora, nako igihe umushahara ufite ari mwinshi ugereranyije n'imvune uhura nazo, menye ko watangiye kunguka. Yaravuze ngo bisaba imyaka kubaka ubunararibonye mu byo waba ukora byose, ariko kubusenya bigasaba amasegonda gusa. Burya kubaka icyizere mu bantu bisaba imyaka, ariko kugisenya bisaba amasegonda. Hari amafuti ushobora gukora mu masegonda atageze no ku munota, ugasenya icyizere cyose wari ufite cyangwa se wari uhiye imyaka y'ubuzima bwawe bwose. Donnie yaravuze ngo buri munsi wose jya utekereza akantu gashya wazana mu bikorwa byawe. Abo mukora bimwe bazashiduka warabatambutseho intambwe utabara. Yaravuze ngo undi mutungo Imana yaduhaye tutabyaza umusaruro,
ni inkuru y'ubuzima bwacu. Abantu